Ntabwo ushobora gukira mu gihe ugikunda ibi bintu. Bisubiremo, ntabwo ushobora gukira mu gihe ugikunda ibi bintu. Ibintu tugiye kugarukaho muri iki kiganiro bishobora kukubuza amahirwe yo kuba watera imbere. Niba uzi ko ubikora, niba uzi ko ari byo uhoramo, izere ko udashobora kuba watera imbere. Izere ko rwose iterambere ntaho ryaturuka. Mbaye ikaze kandi mbararikira gukanda subscribe kandi ujye uharanira kumva ikiganiro ugeze ku musozo kugira ngo buri kintu kimwe cyose ucyumve kandi kikugirire akamaro. Iyo wumvishe ikiganiro cyose ukakirangiza nibwo wungukiramo byinshi. Niba uri mushya turakwakiriye, kanda subscribe, kandi like ndetse wandike na comment igihe wumva ko hari icyo ukuyemo. Tugiye kurebera hamwe ibintu bidashobora gutuma ugera ku butunzi bwawe igihe ubikora ukaba utagera ku ntego yawe. Icya mbere, niba ukunda indangamirwa cyangwa se niba ukunda abakobwa, ubwo ni igihe uri umugabo, igihe ugira irari cyane, icyo gihe rwose ntabwo uzigera utera imbere, kuko ibyo ngibyo nibyo uzahoramo, nibyo uzahora utekereza. Uko ubonye umukobwa mwiza umwifuza, uko ubonye umuhungu mwiza umwifuza, usange ibyo ngibyo biri kugusubiza inyuma. Ibyo ntibyatuma ukora, ntibyatuma ugira amafaranga, n'igihe uyagiriye ugasanga uyajyanye muri ibyo ngibyo. Icyo kintu rwose cyumve neza ko kidashobora gutuma uba wagera ku ntego yawe. Icya kabiri, niba ugira icyo twakwita nka jalousie. Jalousie ni ikibazo gikomeye cyane, aho umuntu areba undi akamugira ishyari, umuntu areba undi akumva ko kuba yarateye imbere mbese ari nk'ikibazo kuri we, akumva ko ari umutwaro kuri we, kandi mu by'ukuri umuntu niwe uba warabyishakiye. Icyo gihe ucyumva ko kuba undi yateye imbere ari ikibazo, ibyo nibyo uzahoramo, uzahora uribwa mu mutwe. Ureke gutekereza ku cyakugira akamaro wowe, ahubwo wowe utekereza ngo undi yateye imbere njyewe nsigara inyuma. Icyo kintu rwose kizakubuza amahoro, gitume udatekereza ejo hawe heza ngo utekereze icyo kuba wakora. Birumvikana rero icyo ntikizatuma ugira iterambere cyangwa se ugira icyo ugeraho. Ikindi, niba ukunda inzoga, ugakunda ibiyobyabwenge nk'itabi n'ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye, icyo gihe uzabatwa nabyo, uzahora uri umusinzi. Icyo gihe ibyo ngibyo byose bizaza bikubera imbogamizi, ibyo bizaza bitume uba utatera imbere. Ibyo ni ibintu nyine, iyo ikintu cyitwa ikiyobyabwenge nyine nawe uracyumva, ni ikintu kigenda kikayobya ubwenge bwawe, kikagukoresha ibyo utakagombye gukora. Muri make, iyo cyamaze kukugira addicte cyangwa se wamaze kuba addicted muri cyo, mu biyobyabwenge bigiye bitandukanye, yaba itabi cyangwa se ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye, ibyo bikubuza kuba wagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, bwo kuba wakitekerereza uko ushobora kuba watera imbere. Ubwo rero ibyo ngibyo bikaba byagusubiza inyuma. Ikindi, niba uzi ko uri umunebwe, ugira ubunebwe bwo gukora cyangwa se utinya akazi, niba uzi neza ko utinya akazi, nta kintu ushobora kuba wageraho. Hari umuntu uvuga ngo njyewe nzatangira uko amafaranga agwiriye. Amafaranga azagwira ryari? Amafaranga nta gihe azagwira, ahubwo make ubonye yatangiza umushinga uyakoreshe, urebe ko buhoro buhoro atagenda kungukira. Nutegereza igihe cyo kuyagwiza nibwo uzasanga ejo bundi ugize akabazo uhita uyakoresha ayo wari ugize, usange ubonye tundi uravuze uti reka mbanze nayagwiza, ejo bundi uhita uhura n'akabazo. Icyo gihe bizakubangamira, ariko wowe make ubonye nuvuga ngo ngiye kuyatangiza akantu gatoya mbe nkora, agenda agwira buhoro buhoro. Uko azagenda aza gahoro gahoro, nanjye niko nzagenda nagura ibikorwa byanjye. icyo gihe uzatera imbere.
ariko niwumva ko ugiye gutegereza ngo ugiye kuyagwiza cyangwa se hakazamo ibintu byo gutinya akazi, gutinya gukora ikintu ngo ni gitoya, ngo ni umwanda, icyo gihe ntacyo nkwijeje ko ushobora kuba watera imbere. Ikibanze menya ngo kazi ni kazi kandi akazi kose gatanga amafaranga. Ikindi gishobora kuba cyatuma udatera imbere ni uburangare. Hari igihe umuntu agira ibintu ariko akagira uburangare mu bintu bigiye bitandukanye, akaba atunze ibintu akarangara, akaba yabicunga nabi, hakazamo no kuba wenda bahora babimwiba cyangwa se yahora bitakaza mu bundi buryo kubera ko ari kubicunga nabi. Iga gucunga neza ibintu byawe urebe ko iterambere ritazaza. Ubundi byose biterwa n'uko umuntu atekereza, uko akora ibintu nibyo bituma agera ku iterambere yifuza cyangwa se ubukire. Muri ibi tumaze kuvugira hano haruguru byose ndizera ubyumvishe kandi byakugira akamaro ubikurikije. Ibyo bintu bibuka byirinda ugakurikiza ibyiza byakugira akamaro. Niba hari icyo ukuyemo wandike comment utubwira, kandi niba utarakanze subscribe uri mushya wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Bye bye.